uyu mugabo ariko kubera yuko yari abizi yuko isi yararimo y'icyo gihe yari iyobowe cyangwa se imbaraga z'abanyamadini cyane cyane Kiliziya Gatolika zashoboraga kumureba nabi zikanamushinja icyitwa herezi cyangwa se guhakana Imana, yahimbye uburyo busa naho buzimije bwo guhisha ubuhanuzi bwe akoresheje ibyitwa quatre bikaba ibimenyetso bishobora gukoresha imirongo igera kuri 4 ariko abazi kuyisoma bakaba bamenya icyo umuntu yashatse kuvuga. Nubwo bwose haba hari uburyo bwo kubisobanura mu buryo bwawe wishakiye, bityo akirinda yuko hagira umuntu umushinja ko yavuze ikintu runaka. Ubundi buryo yakoreshaga ni ukuvanga indimi zirimo Ikigereki, Igitaliyani, Ikilatini ndetse n'icyitwaga le provençal cyakoreshwaga mu majyepfo y'Ubufaransa. Ibi nibyo byatumye abantu benshi batangarira ukuntu ubuhanuzi nk'ubwo ngubwo na nyirabwo bitarebwe nabi na Kiliziya Gatolika y'Abaromani, kandi ubundi ubuhanuzi iyo bwabaga bukabije hari ubwo babyitiranyanga n'ibigendanye na sorcellerie cyangwa se ubupfumu n'uburozi no gukoresha imbaraga z'ikuzimu, maze Kiliziya Gatolika igahiga bene abo bantu kubi. Nostradamus we ngo ntiyigeze aba umwanzi wa Kiliziya Gatolika kubera ayo mayiri yo guhisha ibintu bye. Uyu mugabo ikindi benshi batamumenyeho nuko ubuhanuzi bwe yabukomoye ku bigendanye no kureba inyenyeri n'uburyo zitondetse mu isanzure, ibintu abagira imyizerere yitwa religion astrale igendera ku buryo inyenyeri zitondetse bemeza yuko umuntu ashobora kumenya ibintu bizaba mu myaka y'ahazaza. Ariko ibyo ngibyo ngo byari bibujijwe cyane kuko byafatwaga nk'ubupfumu, nayo mpamvu Nostradamus ngo yabikoraga yihishe cyane. Mu nkundire noneho duhite tujya ku buhanuzi uyu mugabo yakoze mu mwaka w'2022, umwaka twarangije kwinjiramo. Icya mbere nuko uyu mugabo avuga yuko imvura y'ibibuye bituruka mu isanzure bimwe twita asteroide bizibasira isi ndetse ngo bikangiza mu buryo bukomeye uyu mubumbe dutuye. Mu gitabo cye Les Prophéties yaranditse ati si un rocher suffisamment gros tombe dans l'océan, il pourrait provoquer des larves de marée géants qui engloutiraient des terres et causeraient des perturbations majeures. Icyo ni kimwe mu byiswe le quatrain. Iyo quatre ya ruguru ngo yahanuraga imvura y'ibyo bibuye bya asteroide bizagwa kuri mubumbe wacu. Utekereje neza n'ibivugwa na NASA, ibi ngibi bishobora kuba bitatungurana kuko NASA nanone ihora itangaza yuko mu isanzure ndetse ritari rya kure muri système solaire yacu hagaragaramo ibibuye by'inzererezi, niba ariko nabyita, bishobora gufata umurongo wo kuza ku isi mu gihe haba habayeho ikintu cyabibitera kikabitesha amaorbite cyangwa se aho bisanzwe bizengurukira. Yemwe hanatekerejwe uburyo isi ishobora kwirinda mu gihe ikibuye cyaba kije kigana ku isi gishobora kuyisenya bakaba bakiyobya. Nyamara mu gihe byaba bibaye imvura nk'uko Michel de Notre Dame yabivuze, imvura y'ibyo bibuye abantu bisa naho byabagora cyangwa se bitanabakundira kwiyobya ibyo bibuye byaza ari ikivunge. Kuri uyu mwaka kandi Michel de Notre Dame ngo yemeje neza ko isi izakubitwa cyane n'ibyitwa tempête solaire, wabyita nk'imiyaga ivuye ku zuba cyangwa se ibisashi by'umuriro w'izuba biterwa n'ibyitwa éruption solaire. Ibi ngo bizagendana n'igikomete kinini, nabwo ni ubundi bwoko bw'ikibuye ariko cyo kiba gifite umutwe usa naho ari uw'ubururu. Ngo ibi bizibasira isi binagaragare mu kirere cy'isi ahagana mu mpera y'umwaka wa 2022 mu minsi ya Noheli n'Ubunani. Ngo mu isi abantu bazareba hejuru babone mu kirere ibyitwa umuriro ndetse n'urundi rumuri rudasanzwe bita traînée d'étincelles cyangwa se wabyita nk'umurizo wa komete. Uvuye kuri ubwo buhanuzi bwa mbere, ubwa kabiri Michel de Notre Dame avuga yuko umugabo ukomeye cyane uyobora igihugu kidasanzwe cya Repubulika ya Korea ya Ruguru, Kim Jong-un, azitaba Imana muri 4 ya 14 yo muri century ya 4. Nostradamus ngo yaba yarahanuye kwizimira cyangwa se isibangana ry'umuyobozi wa Korea ya Ruguru agendeye ku bimenyetso ngo isanzure ryamwerekaga. Abahanga muri astrologie ngo barabisesenguye neza basanga hari aho yanditse ati la mort soudaine du premier personnage elle entraînera un changement et pourra placer un autre personnage dans le royaume.
abastrologue bahuza iyo Catherine n'urupfu rushobora gutungurana rugatwara guide supreme w'abanyakoreya ya ruguru ariwe Kim Jong Un, ndetse bikazanakurikirwa no gushyiraho undi muntu muri ubwo bwami n'ubwo bwose yitwa repubulika. Mu buhanuzi bwa Michel de Notre Dame bivugwa yuko Kim Jong Un azicwa n'urupfu rutunguranye ndetse azasimburwa n'umwe mu bagize umuryango we. Ibi ngibi birasa naho bitazatungurana kubona mushiki we ajya ku mwanya w'ubuyobozi, cyane ko benshi banavuga yuko yatangiye kwitoza nko kuyobora musaza we Kim Yo Jong. Uyu mushiki we nawe bivugwa yuko ari umuntu w'ibyemezo bikarishye, dore ko ngo n'ibyemezo bikarishye musaza we afata Kim Jong Un ngo kenshi baba babisangiye ndetse babibona kimwe.